zote kitayi ene bitaya barayafite none ugiye kumfasha turirimbane n'abanyamurenge yego ibi ngibi ubugambo bwabaye ubugambo Rwanda yego Rwanda mwuka wera yagiye ankurira ibintu mwijura aramwe ngo genda utanga aya makuru mwuka wera yambwiye ngo mbabwire ngo iki si igihe cyo guhunga kw'abanyarwanda ni igihe cyo kubaka u Rwanda. Mwuka w'Imana arambwira ngo umuntu yabahaye gufata goma na Bukavu bagiye kuyifata. Yego niko yakubwiye iyi goma bafashe na Bukavu bagiye gufata nibatazamura kwizera ngo bambare imbaraga yego ubwo bazaba babuze kwizera ariko Imana ije kubaha ikimenyetso cy'uko iri kumwe nabo ibahaye na Bukavu. Ngiye kubona mbona mu ijuru hamanutse abamarayika bashorewe na Mikayeli mbona bagiye imbere ya M23 mbona marayika aravuze ngo nubwo muri bake ariko nimwemera mukumvira turi kumwe namwe tukabafasha kurwanirira amahoro n'akarengane muri gukorerwa ku bwa bene wanyu bari gupfa bazira akarengane. Byahise bituma nkurikirana ibya M23 numva twigerere muri Kongo ubu n'ubutumwa bwo muri Kongo ndivuganira n'abanyamurenge aho bari kwisi hose muhaguruke murwanye satani yego nawe azabahunga. Noneho ngiye kubona mbona abanyamurenge batoye umurongo mbona Imana igenda itoranyamo umuntu nababonaga mu bihugu byose. None uko bari gutora ngo nkabona barandikwaho intwari M23 tangaje yuko mu mashanse atari umuhanuzi avuga ibintu byinshi cyane. Ese ko twakubonyeho wagiye nk'umuhanuzi wagiye nk'umuvuga butumwa wagiye nk'umushowbiz ko yatangaje ko utari umuhanuzi utazagaruka no kuri kamera z'iyobokamana ko twakubonyeyo byagenze turajya mu manzu tukure mu rujijo uko ari amagambo yavuzwe mbere ariko umunsi twabonye wicayeyo uyu munsi wagiye nk'iki? Nagiye nk'umuhanuzi w'Imana ibyabaye rero ntago bindeba mwabikemuye ariko yego komana ubwo surumva natanga ubuhanuzi tutabikemuye yerega nta jambo Imana igivuga ngo rihere riratinda ariko rigasohoka. Ibyo yavugaga se mu byo mwakimwe tudashaka kwinjiramo kwari ukuri cyangwa cyari ikinyoma mwagisenya? Ibyo yavuze abivuga we yarazi ko ari ukuri yego ariko aza kumenya ko ari ikinyoma cy'akagambane kagambaniwe mama Shansi yagisaba imbabazi ahita ategura ko azahamagara mama Shansi. Nubwo buryo naje mu bihurirana nuko narinzanye n'ubutumwa amakuru yampaye muri uyu mwaka impamvu ntahise nza kuyahanura yego hasohotse amakuru menshi bibi bigiye kuba uyu mwaka kandi njya amakuru nari mfite na amakuru meza kandi ibyo bibi byahanurwaga ni ibintu bifite power yo kuba byanasohora. Uyu muntu bibwirwa adahagaze aho Imana imurebe ikamumenya ikamwishimira byasohora. Ariko ibi bintu mfite amakuru ko atari bitavuye ku mutima w'Imana ahubwo namabanga twamenewe y'imigambi yande ya shitani. Rero ibyo nari nkwiye ku mutima w'Imana nuko ngo babura amahoro bapfapfana. Rero M23 ndavuga M23 ikinyarwanda cyacu kuko ndi mu gihe cyo kugishyigikira mu bunyarwanda 23 barayibona muri Kongo mu mubiri yego ariko 23 iri mu mugambi w'Imana. Ntago nge mvuga bari kurwana ndavuga M23 mu mugambi w'Imana yambari umunyarwanda uzi neza ko Imana yavuganye nawe ko afite umugisha muri Kongo. Umunyarwanda Imana yavuganye nawe ko afite umugisha muri iki gihugu cy'u Rwanda yego umunyarwanda Imana wavuganye n'Imana ko afite umugisha i Burundi. Umunyarwanda Imana yavuganye nawe ko afite umugisha muri Tanzania ndetse no muri Kenya. Ndi kwivugira ibihugu bya hehe muri Afurika. Uwo munyarwanda ariko akaba afite umutima wo gukunda igihugu cye nafasha abanyamurenge gusenga aya masengesho y'iminsi 3. Uwo munyarwanda ko turi kuregwa kandi amakuru yaratangajwe y'imigambi mibi Satani afitiye igihugu cyacu. Mpagaze mu bubasha n'ubutware mpabwa Imana ishobora byose. Ndashyigikira abagiye gusenga ndashyigikira bizera batasenze. Izi nzandiko ndaziciye mu izina rya Yesu turatambutse tugeze ku Mana
tugeze ku mana umugambi w'Imana nusohore mu gihugu cyacu imigambi ya satani ndayivuguruje ntago naje guhanura yego ntanga makuru yego ngo abantu bagende bicare babika makuru njye ubuhanuzi bwanjye intego yabwo no gukura abantu mu rungabanga yego kandi abantu bava mu rungabanga babari barimo siko bimeze yego ubifata uko ashaka ubw'amaboko si kubw'imbaraga yego ahubwo Uwiteka aravugana na Zerubabeli bari kwiyumva yego si kubw'imbaraga Zerubabeli yego uyoboye igihugu wantwariwe nababwiye ko uyu mwambaro na wambari intwari itazwe ndetse n'intwari igize gute izwi yewe uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye. wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 543 Emmanuel Catering Service umukiriya n'umwami. bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV mwese turasuje kandi turabaramukije mu bice bitandukanye muherere mu by'isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese turabasuhuje ariko kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bishobora kuba dukurikira utameze neza wumva bitagira neza nk'uko ubyifuza wumva ubuzima butagira neza urwaye cyangwa ufite izindi ntambara cyangwa se ibindi bigeragezo. Reka nkubwire ngo icyambere ni ukwizera Imana ishobora byose kandi Imana mu byo ubona byagucanze mu byo ubona waburiye igisubizo. Reka nkubwire ngo Imana ifite igisubizo cyabyo. Icyambere ni ukuyizera ukayihanga amaso ibindi byose ubiharire. Birashoboka yuko ejo byagera neza ko ijambo ravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Humura ejo impundu zizavuga mu museke. Reka bihanure bucyo. Ngize umugisha udasanzwe ndi kumwe na Mama Chance. Mama Chance ni umukozi w'Imana muramuzi ariko kandi tumaze n'igihe tutamubona ariko ngize umugisha yuko yongeye kugaruka kuri kamera z'umusaraba TV. Tugiye gwana muri kano kanya bara natwe muri kino kiganiro kugeza tugishoje. Reka ngo suze Mama Chance uraho neza? Muri amahoro. Meze neza cyane rwose. Makuru kimisi? Amakuru ni meza. Rekavuga ngo umwaka mushya muhire twese hamwe tubera umwaka mwiza w'amahoro n'umutekano n'ituze. Umusha twishimiye ko nawe kuri kamera z'umusaraba TV. Nanjye ndabakunda cyane. Imana igumugisha. Reka tugusabira niho usuze nawe duteza amatwi muri kano kanya. Nabasuhuje abakunzi b'umusaraba. Imana y'amahoro ibiteho kandi babe hafi cyane. Yego. Buri wese mwifurije gukomeza guhesha agaciro umusaraba kugira ngo agaciro k'ibyabereye ku musaraba bizatugeze mu bwami utazarangira ari ryo juru twateguriye. Amen. Mama Chance mbere ko dukomenda ndashaka ko tubitwara gutya. Senga Imana dukomeze tuganira. Uri data wa twese nta uhanye nawe Imana hejuru y'abakomeye hejuru y'ibikomeye urahari data. Mwami Imana nyiringabo tugushimiye kurinda kwawe. Imbabazi zawe ducishijwe bugufi nazo kubw'umurimo wawe. Nyemerere yaba nge yaba bankurikiranye ndetse n'umuyobozi w'umusaraba twese ubane natwe kubw'imbabazi zawe. Icyo ushima kandi ushaka kiba ari cyo kiba. Ngewe mbe mikoro wirangururire nyakubaha Imana kubw'ubutumwa mwami nk'uko Paulo yabivuze ngo akamaro k'ubuhanuzi nukungura
nuguhugura nuguhumuriza niko kamaro k'ubuhanuzi gusa mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo ako kamaro k'ubuhanuzi kagere ku mukristo wese nutarakumenya kumenye kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwubakike urakoze ko witeguye kubikora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen Imana igumugisha mu mashatse mushanse tuko tukomeye tuganira n'ubutumwa bwiza tukuzi mu myambaro yakeshi yo nkubonye nkubona mu myambaro nzajya uko aba yambaye kose nzajya mbikubaza turakona mu mwambaro mwiza cyane wambaye neza rwose nk'ababyeyi nateze neza ntabwo nabigira ibanga n'udukurikire sare kubireba ese uwo mwambaro wambaye nabo wafite igisobanuro nkuko mwivuga butumwa ryawe akenshi imyambaro ifite igisobanuro y'Imana gutumye uyu mwambaro uvuga intwari itazwi iri bara intwari itazwi turi mu minsi yo kwizihiza intwari yo kwizihiza intwari zacu zitangiye igihugu zitangiye abanyarwanda ese iyo ntwari itazwi tuzi imanzi harimo Fred Gisa Rwigema hakaba n'umusirikare utazwi arimo aho ngaho ni uri kuyizihiza muri uwo mwenda cyangwa cyane izindi zose zitazwe ndizihiza uyu mwambaro uvuga intwari zose ariko iri bara rikavuga intwari itazwe yego Imana ikubwira ngo wambare yakubwiye ngo iki nuvuga ngo uyu mwambaro burangiye ntago njya muri shop y'imyenda kubera ko numva mbishaka ahubwo mba nibereye gutyo mu rugo nkumva nk'ijwi rirambwiye ngo ngiye kuguha umwambaro urumva hari uguhabwa umwambaro uhawe n'umuntu hari no guhabwa umwambaro ugiye kuwigurira sibyo se oya ntago ari ukuwuhabwa kuko bawunguriye ntago igihe ndimo ari cyo kugurirwa imyambaro nicyo kuyigurira abanyumva ntimwumve ko ndi kwiyemera ahubwo ndi guhesha Imana yanjye agaciro yego ubwo iyo numvishe gutyo mpita numva ko ngiye kujya muri shop iyo ntafite umwanya kubera ko ari igihe cyo kujya kugura uwo mwambaro ufite icyo uvuga nepo ishobora kukubuza amahoro ukambwira ati hari umwenda uyu n'uyu wabonetse yego ukaba wawungezaho mu buryo bwihuse sibyo cyangwa se ukaba wajya no kuwungurira kuko amafaranga yo nyafite nakubwiye ko igihe ndimo si igihe cyo kugurirwa imyambaro nkaza ukansubiza ariko niba ukeneye kugira abo wambika mba mbafite benshi oya nibanyambika yanjye yego niba kwambike oya nepo urambaye wowe ntabwo uri mu bantu bakwambikwa neze bambitswe nabyanga oya tujye tumenya waba uriganyije abo kwambikwa igihe urimo n'igihe cyo twikomereza yego arankobita rero uyu mwambaro njya kuwugura ntago nawuguze nanjye nzi icyo usobanura iri bara icyo risobanura gusa narazengurutse mpiga iri bara nkumva mfite ibara ndi gushaka kandi nkumva nindibona ndaba mbonye umwambaro ushaka maze ku isoko ryo hanze aha kugira ngo shitani amene neza barampenda ko sinari nzi icyo nguguriye narawuguze sinaje ngo mwambare narawubitse rero kuwa gatandatu urumva nk'uko Imana arambwira ngo igihe cyo kwambara wa mwambaro kirageze mu rugo mfite igitambaro gisa gutya numvaga ari nacyo nzatega atari ikiyi kanzu mu gitondo rero uyu munsi wo kuwa mbere nk'uko Imana arambwira ngo ni wo munsi wo kwambara wa mwambaro ariko wibuke wambare n'umwijima n'amaraso yanjye niyo mpamvu ubona nateze na gutya wateze umukara harimo n'umutuku umwijima uvuze iki umwijima umukara igitambaro cy'umukara kivuga umwijima umutuku kavuga amaraso ya Yesu Kristo ubwo tuvuge ko umwijima ari icuraburindi twavuyemo umutuku kavuga amaraso yamenetse kugira ngo tube mu icuraburindi ni icuraburindi riri koherezwa mu Rwanda umwijima uri koherezwa mu Rwanda ari nawo nje guhanura ntago nje guhanura uwo mwijima ahubwo ubuhanuzi bwanjye buje gusenya uwo mwijima buzanye umucyo yego turaje tugezeho ubwo izi mpapuro rero nazo zifite icyo zivuga wazibonye ko ari inzandiko enye muri kubibona ko nta kintu cyanditseho isi y'umwuka zanditseho izi nzandiko ni izandiko ziri kurega abanyarwanda umunyarwanda hari ku isi hose ni inzandiko enye ntimumbaze ibyanditseho ariko izi nzandiko ziri kurega abanyarwanda yego biri mu buhanuzi nzanye yego nshuti bavandimwe duteze amatwi muri kano kanya uyu ni mama Chance mwamwumvirize imyambaro yambaye ifite ikisobanuye afite n'impapuro iyi nkoni rero nayo
ufite n'inkoni buryo nari nyitegereje sinjye wagombaga kuyizana sibyo impamvu atari njye wagombaga kuyizana iyi nkoni bitwereke neza umuntu wayizanye hano ntago azi impamvu yayizanye tuyisanze hano muyisanze hano ariko iyi nkoni uramfasha niba biri bugukundire uyivunemo kabiri igihe cy'ubuhanuzi bwayo nikigera nta niyo ndi bufate yego urakoze cyane nshuti bavandimwe muduteze amatwi muri kano kanya ni mama Chance tugiye kuganira nawe afite ubutumwa azanye agiye gutambutsa bureba abanyarwanda bureba ngo isi yose simbizi ariko ntago ndabumenya ariko nanjye ndimo hano butegereje mama Chance kandi ndabutangaza iminota 30 ntirenge yego mama Chance muri kano kanya tukumaze iminsi twakubonye kuri kamera z'iyobokamana kandi mu minsi yashize iyobokamana yatangaje yuko mama Chance atari umuhanuzi avuga ibintu byinshi cyane ese ko twakubonyeho wagiye nk'umuhanuzi wagiye nk'umuvugabutumwa wagiye nk'umushobizi ko yatangaje ko utari umuhanuzi utazagaruka no kuri kamera z'iyobokamana ko twakubonyeyo byagenze turajya ngo manzi tukure mu rujijo uko hari amagambo yavuzwe mbere ariko umunsi twabonye wicayeyo uyu munsi wagiye nk'iki nagiye nk'umuhanuzi w'Imana kandi ngiye Imana intuma ku mbuga nkoranyambaga bwa mbere yambwiye ko ubuhanuzi izajya intuma uzajya butangirira kuyobokamana ibyabaye rero ntago bindeba mwabikemuye ariko yego komana ubwo se urumva natanga ubuhanuzi tutabikemuye yerega nta jambo Imana igivuga ngo rihere riratinda ariko rigasohoka yavugaga se mu byo mwakimwe tudashaka kwinjiramo kwari ukuri cyangwa cyari ikinyoma mwagisenya ibyo yavuze abivuga we yarazi ko ari ukuri yego ariko aza kumenya ko ari ikinyoma cy'akagambane kagambaniwe mama Chance yagisaba imbabazi ahita ategura ko azahamagara mama Chance nubwo buryo naje mu bihurirana nuko narinzanye n'ubutumwa reka tuvuge nta kibazo ntabwo twira tubitindaho cyane nubwo njya kubisesengura cyane Joel Imana imugisha kuba yaciye bugufi akemera gusenya icyo kinyoma yageretsweho nawe atakizi ko ntabwo yari abizi ngo yabizi ntiyari kubivuga Joel rega n'umukozi w'Imana Joel ahari yumve ko nawe kandi urabizi neza ko yego nizeye ko n'imbabazi wazimuhaye kandi nta kibazo ego komana ubwo se nakwima Joel imbabazi ntabwo nazimwima ahubwo wibuke neza ko ibi byagombaga kuba Imana yabivuganiye natwe igorogota ntiwari uhari ibivugana nanjye ko ibyemeye kandi ari izabirangiza twari tuzi igihe bizatangira n'igihe bizarangirira data wa twese yabirangije yego nshuti bavandimwe duteze amatwi mu minsi ishize mama Chance mwarabyumvishe yavuzwe ibintu bitandukanye byanyuze kuyobokamana ibyo no kuri zaburishya ariko nyuma haje gusangwa ari ikinyoma cyateguye kugira ngo bamukubite hasi bice ivugabutumwa rye ari nayo mpamvu mama Chance yamanje hariya bamamagaye turifuza kugusaba imbabazi ku byavuzwe natwe ntago ari twebwe yari shitani wabiduteye byari abantu bakurwanya barwanye umusaraba barwanya ijambo ry'Imana barwanya ubutumwa Imana yagushyizemo ariko turi imbere yawe tugusabye imbazi uyu munsi mama Chance icyasha bamushyizeho bakimukuyeho ari nayo mpamvu akomeje umurimo w'ivugabutumwa Imana yamamagariye ko si yawuhagaritse ahubwo nuko yari gukora mu ndi buryo kandi si prezire wakishizaho abantu babyumve neza nubwo ari Joel ahubwo ni Satani wanyuzaho yagombaga kunyura yego yasobanutse mama Chance turagushimiye kandi tugushimiye nawe ko uri umukozi w'Imana watanze imbabazi nawe Imana ikomeze gushyikira kandi nanjye mu izina ry'abakurikiye umusaraba TV n'umuryango w'umusaraba TV mbasabiye imbabazi mbasabiye umushaka wo guca bugufi kandi nawe imbaraga n'amavuta bikubonekeho komeza umurimo w'Imana wahamagara mama Chance katugwe noneho umwanya utugezeho ubutumwa bwose uko Imana yabuguhaye ni karibu mbere yo gutanga ubutumwa ugiye kumfasha kuririmba iyi ndirimbo nta kibazo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye sinkiyoberwa inzira nyuramo reka tubikore gutya reka niba ahantu turirimbe tuyireba turaririmba igitero kimwe na refure gusa ndumva nta bireba nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye sinkiyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe
Yesu we, Yesu we singitinya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye nise Banyarwanda amaboko y'Imana, amaboko ya Abanyarwanda turayiseguye, Yesu we singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Amen. Amen. Rero ikintu uko kiri gusakuza biragenda bituza, bari kubaka nta kibazo, abantu babyihangana, tudukomeze ubutumwa bwawe. Bihangane. Ni ukuvuga ngo ubutumwa nzanye, mbere yo kubutangaza numvisha abantu bamena ngo kuki uvuga ubutumwa ngo ntuvuge ku ijambo ry'Imana. Reka mbabwire bantu bakristo muri kwisi, abahanuriye muri Bibiliya igihe cyabo cyararangiye. Yego. Iki ni igihe cyacu, uretse ko Bibiliya zitacyandikwa ariko nazo bibaye ngombwa zakwandika. Bibiliya zacu turi kwandika ni aya makamera, yego, nibwo buryo bwo kwandika bitewe n'igihe tugezemo. Ariko ubuhanuzi bwacu bwa none bugenzuza ubw'abatubanjirije, kuko tugomba kugera ikirenge mu batubanjirije. Batweretse urugero rwiza, nibo tugomba kwigiraho. Mujye mugenda mugenzuza ijambo ry'Imana, aho musanga natandukiriye mu bisenyi, ariko nimusanga byuzuzanya rwose muzashyigikire nk'umuhanuzi w'Imana. Kubwo kurwanya uwo mwuka ngiye kuwuheraho, hari umwuka uvuga nepo ibi bintu tuzabiganiraho, ngo ubuhanuzi bwemewe n'ubwo muri Bibiliya. Muzehe uzi ko ari umwuka wo gusenya abahanuzi bo muri kino gihe, ngo ubuhanuzi bwemewe, ngo ubw'iki gihe no, oya, babugenzuza ijambo ry'Imana, ariko ubw'iki gihe buremewe, ahubwo igikwiye kuvugwa bajye babugenzuza ijambo ry'Imana. Imana yacu nishimwe. Umuhanuzi wa none nahanura ugenzuze ijambo ry'Imana, kuko ibyo ngiye guhanura biraza bikuzuzanya n'ijambo ry'Imana. Rero nzanye ubutumwa, ariko ubu butumwa kugira ngo mbone aho mbuhera naho mbutangirira, ndabanza mvuge ku birere bitatu. Ikirere cya mbere, bino birere impamvu nkunda kubivuga, hari abantu batabyemera ariko abantu benshi bamaze kubisobanukirwa. Ikirere cya mbere ni ikirere cy'ubu bwami bwa muntu dutuye. Muze uze kuncungira iminota ntaza kuyirenza, kuyireba hano uze kuyireba. Ikirere cya mbere ni ikirere cy'ubwami bwa muntu dutuye, aho twavuye mu bitekerezo by'Imana tukabyarwa n'umugore, yego, tukaza ku isi. Ubwo ni ubwami bwa muntu, ibi burimo bwose ni ubuzima bwa muntu. Ikirere cya kabiri ni ubwami satanike, aho niho satani yahagamye, aho niho aturwanyiriza. Ibi bavuga ngo abikuzimu, satani ntari hasi yacu, ari hejuru yacu. Ikuzimu ntahabaho, hasaha. Biriya nama yari ya gishitani, ngo bamanutse, ngo baciye mu mazi. Buriya ni strategy ziwe zo kugira ngo nyine akorane n'abambari be, aba mu kirere cya kabiri. Ikirere ubwo akaba ari ubwami satanike. Ikirere cya gatatu ni ubwami bw'Imana, aho ubwami bw'Imana abamarayika, aho Kristo yagiye kudutegurira, aho inama y'ijuru ibera, imigambi y'Imana mu ijuru ibera, aho twavuye mu bitekerezo byayo. Rero ndagaruka ku bahanuzi. Twebwe abahanuzi twahawe bitandukanye, hari uhanura ikirere cya mbere, agahanura icya kabiri, agahanura n'icya gatatu. Ntabwo ari icyarimwe, Imana igenda imuha bitewe n'igihe cyangwa nuko ushaka kumukoresha. Hari n'ushobora kubihera icyarimwe, ikamuha ya mbere, ikamuha icya kabiri, ikamuha icya gatatu. Hari umuhanuzi utarenga ikirere cya mbere agahanura ikirere cya mbere gusa. Hari n'umuhanuzi utarenga ikirere cya kabiri agahanura ikirere cya kabiri. Hari n'umuhanuzi uhanura ikirere cya gatatu ari aho yibera. Iby'ubuhanuzi bwo mu bwami bwa muntu ntabyo agira, iby'ubuhanuzi bwo mu bwami bwa kabiri ntabyo agira, we ategereza ikivuye ku mutima w'Imana. Aba bahanuzi rero bose bayobowe n'umwuka utanga amakuru. Ariyo mpamvu abahanuzi bahanura ikirere cya kabiri, iyo tuje tuvuga ngo ubu buhanuzi n'ubw'ikirere cya kabiri, abantu bahita bavuga ngo bahanuye iby'abadayimoni. Oya, aba bahanuzi bubahwe. Abahanuzi bahanura ikirere cya kabiri aho muri hose, yego, mukomeze muturebere. Aba bahanuzi batuma dusenga, aba bahanuzi batuma tuba connecte n'Imana. Niba bahanura biteye ubwoba cyane, ibintu bibabaje. Aba bahanuzi batwegereza Imana. Aba bahanuzi batuma abantu batarengwa. Aba bahanuzi batuma abantu batibagirwa Imana. Aba bahanuzi mwuka wera aragenda akamenya amakuru ya Satani akayabazanira. Niyo mpamvu baza bavuga ngo Imana yambwiye. Noneho abari mwisi bakakira ko ari Imana yavuze, kandi ahubwo mwuka wera yatanze amakuru.
iri tangazamakuru rero ribabaje Imana kuko ntiryuzuye. Itangazamakuru mwuka yampishuriye ko rirangwa n'ibintu bine. Hehe, ryari, inde, habaye iki? ngo itangazamakuru ryose, yaba iryo mu bwami bwa muntu, yaba iryo mu bwami bwa Satani, yaba iryo ku Mana, ritujuje ibi bintu bine, ntago ari itangazamakuru ahubwo iyo ni inkuru. Umuntu utanga inkuru, mwuka wera ashobora kumuha inkuru akaza akayitanga nk'inkuru, n'abandi bakayakira nk'inkuru, ariko mu itangazamakuru rya mwuka wera ntago uyu muntu yabyujuje. Aba bantu rero batanga inkuru turabakenera, kuko aba bantu baba mu buzima bwo kwihuta, bakorana na ambulance ziba zihari zibategereje, yego, kugira ngo batabare abagiye gupfa. Aba batangaza icyitwa inkuru. Aba rero batangaza amakuru muri ubu buryo bune. Aba ngaba ntago tubakenera cyane, tubakenereye ibintu byakomeye, yego, kuko aba ngaba baza baje kudukura mu rungabangabo, yego. Uyu muhanuzi rero ntago tumukeneye. Abo dukeneye ni aba batangaza inkuru, kuko mwuka aramubwira ati dore bimeze gutya, akahita yikubita muri ambulance akajya gutabara. Aba rero impamvu bumvwa cyane, yego, bafasha Imana kwegera abantu, kwegera iki? Imana, yego. Imana rero yambwiye ngo irababaye kubwo abantu bakira izi nkuru z'ubutumwa bwa mwuka wera. Barabyakira aho kwegera Imana, bagashyushya iki? Inkuru. Ngo kandi ku musozi wera abantu bashyushya inkuru n'abakunda kubeshya bakabikora ntago bazaba ku musozi wera. Abahanuzi rero baza gutanga inkuru, barangiza bakayishyuhiriza mu kuvuga ngo nibibe nibibe nibibi. Imana irababaye ku bwabo bahanuzi. Agahanura ibyago, yamaguhanura ibyago kugira ngo bisohore. Bisohore. Ntago nge navuze gusenga, navuze kuyishyushya. Ubwo ni mu gice cy'abahanuye. Hari ukundi gushyushya inkuru kwabumvisha ibyo bintu, bakabyumva barangiza bakabikwiragiza bemeza ko bigomba kuba. Imana irababaye. Turongera tugaruke. Hari andi makuru akunda kuvugwa ngo ubuhanuzi bwo muri ubu bwami ni amarangamutima. Ubuhanuzi bwo muri ubu bwami bwubahwe, buhinduka amarangamutima iyo ibintu bihanuwe uko umuntu abishaka, yego. Kandi ibyo bintu nta Mana yabyemeje. Ibyo umuntu ashaka iyo ijuru ryabyemeje, ibyo bintu ntabwo biba bikira amarangamutima, ahubwo Imana iba yaje gushyigikira umuntu ku isi. Ubu buhanuzi rero turabukeneye. Nepari gusaba akazi, umuhanuzi araje hariya ngo Imana ubuhanuzi ntitubukeneye, kandi ka kazi kakazasohora. Ariko Nepo nibamuhanurira ngo akazi, yego, Nepo yasabye akazi, umuhanuzi atumvishijwe muri ubu bwami, niho ndi kuvuga, rivuga ko Nepo ahawe iki? Akazi, akabivuga, ayazaba ari amarangamutima. Twamaganya amarangamutima, yego, kubera ko nta jwi yumvishe rishyigikira ijwi rya mwuka wera muri ubu bwami rishyigikira iki? Ubu buhanuzi. Hari uwahita ambaza akambaza ngo none se ibyo ntibivuye ku Mana? Bivuye ku Mana ariko ntibivuye ku mutima w'Imana. Nepo niwe wasabye iki? Aka kazi. Kandi mu burenganzira bwa Nepo ku isi yajeho, afite uburenganzira bwo gusaba akazi ashaka, yego. Imana ikakamwemerera cyangwa ikakamwima. Umuhanuzi rero yemerewe kuza muri ubwo amaje kuguha amakuru. Ese Imana yabyanze cyangwa yabyemeye? Yego. Twagiye mu kirere cya gatatu. Ikirere cya gatatu, yego, ni ibintu Imana yagambiriye ku muntu. Ibi bintu rero Imana yagambiriye nta muntu wabisenya. Cyokoza imbaraga satanike zishobora kubikerereza, ubwami bwa muntu bushobora kubikerereza, ariko uko bizagenda kose bizasohora. Ubwo nibwo buhanuzi njemo. Rero muri ibi birere turajya mu kirere cya kabiri. Niho urahanurira? Niho ntago ariho ngiye guhanurira, yego. Ndahera ku makuru yatanzwe mu kirere cya kabiri. Natangiye mvuga ngo abahanuzi baduhaye amakuru bubahwe. Muhanuzi uri bunyumve, unyihanganire nanjye nuko natumwe, kuko nanjye iyo mpawe amakuru y'ikirere cya kabiri ndavuga nti samahana fande Yesu, yego. Ariko iyo ndi guhabwa ibivuye ku mutima w'Imana, ntaramenya ibyo mu kirere cya kabiri, sori reka ndeke iki kintu kukivuga, sibyo? Ndahangayika, ariko niyo iby'Imana byarorera, kuko nzi ko ntacyo yagambiriye ku muntu kitazakora. Niyo ubwo muri ubu bwami bwa rorera nzi ko nasenze nkasaba, yego, ijuru niyo nta muhanuzi wahanura byaba. Ariko dukeneye kumenya umugambi wa Satani, tukamenya uko turwana, kuko tukiri mu isi turacyakomeje ibihemuki mu ntambara. Intege nke zanjye Satani yazitanze, ndaca bugufi nte, ndakora iki, ndabigenza gute? Ayo makuru arakenewe, ahubwo n'abandi nibaze baze batanga iki? Amakuru y'ukuri.
tukiraho rero ariko batuzanira amakuru y'ukuri nta binyuma dushaka rero tukiraho yego ngewe nari nibereye uyu mwaka uri hafi kurangira kuko n'umwaka wambereye mubi cyane nari ifite urubanza ku Mana rwo kuyibwira ngo wambwiye ko 2025 hari ibintu uje kurangiza ndacyakurindiriye yego ntago nigeze mvuga ngo ndajya imbere y'Imana njye kuyibaza amakuru y'umwaka mushya ugiye kuza kandi koko niba uri umuhanuzi ugomba kubaza amakuru y'umwaka ariko njye Imana aranyisangiye imbwira amakuru y'uyu mwaka yego amakuru yampaye muri uyu mwaka impamvu ntahise nza kuyahanura yego hasohotse amakuru menshi y'ibibi bigiye kuba uyu mwaka kandi njye amakuru nari mfite ni amakuru meza kandi ibyo bibi byahanurwaga ni ibintu bifite power yo kuba byanasohora uyu muntu ubibwirwa adahagaze aho Imana imureba ikamumenya ikamwishimira byasohora ariko ibi bintu mfite amakuru ko atari bitavuye ku mutima w'Imana ahubwo ni amabanga twamenewe y'imigambi yande ya shitani rero ibyo nari nkwiye ku mutima w'Imana ni ukuvuga ngo niyo migambi ya shitani yasohora nta kizabuza umugambi w'Imana kugira gute gusohora abantu barwara ibyorezo abantu bapfa abantu bashira yo uko niko yabigenje urumva abisiraheli bashirira mu Egiputa abana babo bagera mu gihugu cy'amasezerano n'iyi si yose yayubika nta kizahagarika umugambi wayo ikintu cyaje kubaho rero nshuti zanjye dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru nariturije ndavuga nticyonzi cy'ibi bintu niyo ntabihanura umugambi w'Imana ntuzabura gusohora amakuru y'uyu mwaka rero nahawe ni amakuru atsikamiwe n'imigambi ya shitani ku rwego rwo hejuru ariko iyi Imana ivuze ngo genda uvuge nza numva mfite confidence kuko mba mfite 90% yuko ibyo bintu bizasohora ariko 10% yego bishobora kudasohora muri uwo mwaka bikazaza mu wundi mwaka kuko Imana ntikangwa n'iminsi n'ibihe ahubwo igihe kiradukerereza kandi ibyo yavuze bikazasohora yego tukiraho rero tukiraho yego icyatumye rero nza gutangaza amakuru hari inkuru mperutse kumva ngo Goma hafashwe njyumva gutya igihushuka ariko nabuze amahoro y'Abanyagisenyi muri iyo minsi nta yindi telefone nakiraga uretse iz'Abanyagisenyi zimwe nkanazirengagiza izindi nkazitaba mu by'ukuri ntacyo nari ifite gutangaza ahubwo numvaga ngomba kubagira imbere y'Imana ariko numvaga ibintu bari gukora bibabaje Imana hari ukuntu abantu bakubwira ibintu kumva ntibishimishije iki Imana Abanyagisenyi barimo bahunga ariko uko guhunga kwabo nkumva bibabaje iki Imana nkumva nababaza murahunga iki habaye iki ko abantu bahunga bafite ibyo bahunga mwe murahunga iki kuko ibyo numvaga nakababaje numvaga ikirere cy'isi y'umwuka mu Rwanda rwacu ari umutekano amahoro noneho n'igitinyiro cy'iki cy'Imana havuga aba bantu bari guhunga iki ese tureke ko muri guhunga yego ubundi Imana yabatanze aho mwahungiraho ntimwapfa numva nyine suzuguye satani uri guteza abantu ubwoba bwo guhunga nahise njye imbere y'Imana njyewe nago nagiye sengera Abanyagisenyi nagiye ndwanya ikibi muri Kongo mpamagara icyiza ndavuga ngo Mana Kongo hari intambara ariko umuntu uri ku rugamba uharanira amahoro kurwanya karengane ndamushyigikiye ndasenga nohereza imbaraga z'Imana ngiye kubona mbona mu ijuru hamanutse abamarayika bashorewe na Mikayeli mbona bagiye imbere ya M23 mbona marayika aravuze ngo nubwo muri bake ariko nimwemera mukumvira turi kumwe namwe tukabafasha kurwanirira amahoro n'akarengane muri gukorerwa ku bwa bene wanyu bari gupfa bazira akarengane byahise bituma nkurikirana ibya M23 numva nkunze kuyisengera ndavuga nti aba bantu bashyigikiwe n'Imana yego ninde wabarwanya ninde wabashobora yego noneho mu gihe ndi gukurikirana ibyo bintu numva uriya muririmbyi ngo dori bendera ya Yesu ntararirimba umuntu wese witwa Umunyamurenge yego afashe kuririmba iki iyi ndirimbo kuko ubuhanuzi nje guhanura Abanyamurenge babaye imbere y'Imana aya makuru bagize gute baraya zote kitayi enebitaya barayafite noneho ugiye kumfasha turirimbane n'Abanyamurenge yego ibi ngibi ubugambo bwabaye ubugambo Rwanda yego Rwanda ni umujinya shitani afitiye iki Abanyarwanda twigerere muri Kongo ubu n'ubutumwa bwo muri Kongo ndivuganira n'Abanyamurenge
aho bari ku isi hose muhaguruke murwanye satani yego nawe azabahunga noneho ngiye kubona mbona abanyamurenge batoye umurongo mbona Imana igenda itoranyamo umuntu nababonaga mu bihugu byose noneho uko bari gutoranywa nkabona barandikwaho intwari M23 Imana iri kumwe namwe niko yantumye ariko mukeneye amaboko apana ubugambo Imana ntikunda amagambo ikeneye ibikorwa none ubwo nabibonaga gutya abanyamurenge batoranwa numva irandirimbo ngo dori bendera ya Yesu iramanitse doraraje ahuru yacyo ngo atabarabe ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabasho ati yemwe Bekitaye tabara inzirakarengane tabara ababuzwa amahoro kandi wowe iyo wahagurutse ntawaguhagurutsa ntawakwicaza kuko uri Imana ifite imbaraga Imana yo mu ijuru irambwira ngo umuntu wese witwa umunyamurenge namara kumvira bareke kurya yego bareke kurya iminsi 3 umunyantege nkeya arya ibiyiko 7 by'ibyo kurya ufite imbaraga ariko arwaye anywe ariko ntarye birinde guhekenyesha iki amenyo Imana irambwira ngo umuntu wese uri bwumva ubutumwa yitwa umunyamurenge ngo bigwa mu igihe cy'iminsi 3 bahagarika imirimo yabo baririre bene wabo baririre bene wabo Imana yo mu ijuru ihagurukiye gusenya imigambi ya satani ikubaka Kongo kubw'imbaraga z'umunyamurenge yego umuzungu uzashyigikira uyu munyamurenge Imana iri kumwe nawe umwirabura uzashyigikira uyu munyamurenge Imana iri kumwe nawe kandi ntiyitaye ku ntege nke z'amaboko ahubwo yitaye ku mutima umeze nk'uko Imana ishaka aho turi muri Kongo ntago turi mu Rwanda yego Imana irambwira ngo itarebye u Rwanda rwa none itarebye u Rwanda rwo hashize ahubwo iri kureba u Rwanda hazaza umugambi ifite ku Rwanda nuko uduce twose abarundi yego abakongomani abagande abatanzania abari muri Kenya Afrika yose mu Burayi muri Amerika muri Aziya yego muri Australia umunyarwanda wese unteze amatwi anyumva yego umugambi w'Imana si ukudusenya si ukutwica si ukuduteza ibyorezo si ukudusuzuguza si amacakubiri si umwiryane ibyo byose biri kuva ku migambi yandi ya shitani icyo umwanzi atugambiriye ni ukuturimbura kabiri ni ukutwangiriza izina ryitwa umunyarwanda ku buryo ku isi hose abantu bazajya babona umunyarwanda bakiruka ngo abanyarwanda n'abicanyi iyo niyo migambi yo mu kirere cya kabiri haleluya tugeze mu kirere cya gatatu umugambi w'Imana ku munyarwanda ku isi hose ni uko umunyarwanda kwira ku isi hose buri gace kose karimo ku isi hose hakumvikana ururimi rwitwa ikinyarwanda rero mwebwe Imana yajyanye mu mahanga ngo muze mwubake u Rwanda ni mwubake n'amahoro ni mwubake niki n'amahoro satani yibateza ubwoba isi uzakundira Imana azayifatisha umutima umeze nk'uko Imana ishaka ntago azayifatisha irari ry'iby'umubiri urarikiye yego tukiri aho izuba rirankubise mu nkure ku zuba ndabasabye riragiye haleluya rero bakunzi b'umusaraba natangaga ubutumwa bwa Kongo ntanzu bw'umunyarwanda tukiri mu Rwanda uyu mwaka wa 2025 ndetse n'indi myaka itambutse ntavuga umubare twamaganye ubuhunzi ku munyarwanda iki si igihe cyo guhunga cy'umunyarwanda bantu bo ku Gisenyi muri guteza igisuzugurira igihugu cy'u Rwanda muhunga noneho byagera ku mukirisitu wamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza
wameneye amaraso umukristo wese ku isi noneho byagera ku Rwanda ho abanyarwanda turi inshuti za Kristo. Ari nayo mpamvu mwanshubije ngira ngo hari nambaye iki gitambaro gitukura. Ayo maraso mufite abamariye iki? Muhunga ikidahari. Murahunga iki? Habaye iki? Muri guhunga iki? Igihe turimo abanyarwanda si igihe cyo guhunga, ahubwo ni igihe cyo kubaka igihugu cyacu, tukacyubaka. Nababwiye ko Imana ariko yantumye. Yego. Mwuka wera yagiye ankurira ibintu mu ijuru arambwira ngo genda utanga aya makuru. Mwuka wera yambwiye ngo mbabwire ngo iki si igihe cyo guhunga kw'abanyarwanda, ni igihe cyo kubaka u Rwanda. Mwuka w'Imana arambwira ngo umunyarwanda yemerewe kuba ahantu hariho hose ku isi, ariko umunyarwanda ntiyemerewe guhunga ku isi. Umunyarwanda ijuru rizabarura rigasanga ari guhunga, yarumvisha ibi cyangwa kumva ijwi rimuburira ngo urahunga iki, akarota inzozi zimubuza guhunga, yego wakarenga agahunga. Inkoni y'Imana kubwo gusuzuguza igihugu cy'u Rwanda imuriho, icyo gisuzuguro kimuriho inshuro 7 mu minsi yose igize icyumweru, iminsi yose yaremwe n'Imana. Banyarwanda mu nyumve, duhereye kuba ku Gisenyi, Imana yo mu ijuru irababaye, murahunga muhunga iki? Tukiraho Imana yo mu ijuru yambwiye ngo umunyarwanda uzi neza ko Imana yavuganye nawe ko afite umugisha muri Kongo. Umunyarwanda Imana yavuganye nawe ko afite umugisha muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yego. Umunyarwanda Imana wavuganye n'Imana ko afite umugisha i Burundi. Umunyarwanda Imana yavuganye nawe ko afite umugisha muri Tanzania ndetse no muri Kenya. Ndi kwivugira ibihugu bya hehe muri Afurika. Uwo munyarwanda ariko akaba afite umutima wo gukunda igihugu cye, nafasha Abanyamurenge gusenga aya masengesho y'iminsi 3. Uwo munyarwanda iyi minsi 3 nayisenga ikagenda ikagera ku mutima w'Imana, muri uyu mwaka ushomereye azahabwa akazi, urwaye indwara abaganga bananiwe izakira. Imana yo mu ijuru izaza gukemura ikibazo afite kubwo gutakambira aka karengane abadayimoni bahagurukiye kuturenganya twebwe abanyarwanda. Imana yambwiye ngo munyarwanda ukunda igihugu, intwaro yawe uhawe yo kurinda igihugu cyawe ni amasengesho. Wowe uzi neza ko uri mu ngabo za Kristo, wowe uzi neza ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukaba ugeretseho gukunda igihugu cyawe, kuko hari abantu bakiriye Kristo batewe n'umwuka wo kwanga igihugu. Abo ngabo ntago ubutumwa bubareba, burareba umuntu ukunda iki igihugu. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nta mugambi nta mutima ifite wo guteza kariya kaga kose abahanuzi bahishuriwe k'imigambi shitani afitiye iki igihugu. Si ngombwa ko mbisubiramo, ariko amakuru barayafite. Naje kubabwira ngo igihugu cyacu nta ntambara nta cyorezo, igihugu cyacu cy'u Rwanda kirarinzwe n'ingabo z'igihugu zabitorejwe zabyigiye hamwe na Mwuka wera. Igihugu cyacu ntago kirinzwe n'izo ngabo zikoresha imbaraga za mubiri gusa ziyobowe n'Umwuka wera, hari n'izindi ngabo zamanutse kurinda u Rwanda. Ndagira ngo ntangarize umuntu wese uri kugambanira igihugu, aho uherereye hose Imana iri kukureba. Ibyo wakora byose, igihugu cyacu ni gito yego, ariko gifite ubudahangarwa n'igitinyiro cy'Imana, nta wemerewe kugihangara. Isi iraturebera mu ishusho y'ubuto, isi iraturebera mu ishusho y'amateka, isi iraturebera mu ishusho y'iby'umwanzi aturega, ariko hari n'indi shusho Imana itureberamo. Kandi bake bafite umutima umeze nk'uko zone kitayi, bake bafite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, abo Uwiteka yabaheraho. Ibyo mwibwira si byo Uwiteka yibwira, ahubwo aje kudukorera igikwiriye. Ubwo butumwa ndi kubwumva nahise numva uriya muririmbyi ngo nibutse imbabazi ze, nibutse umurava we,
abigirira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Amen. Haleluya. Amina. Imana yacu idufitiye imbabazi zirenze ibirego Satani aturega. Imana yacu ije gukorana n'abafite umutima wo kubaka, ntabwo ije gukorana n'abafite umutima wo gusenya. Kandi naho baba bake, ndi mu butumwa bwo mu Rwanda, naho baba bake banyarwanda, abanyumva ndababona, yego, n'abakorana na Satani ndimo ndabareba. Iyerekwa ryanjye riragutse. Imana yambwiye ngo ntimwirebe ubuke bwanyu, ntimwisuzugure, ariko umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana ije gukora ibidasanzwe. Narije gutangaza amakuru y'umwaka, mbwira Satani ngo uyu mwaka yego niturangiza amahoro azajya he. Uko Imana yaturinze imyaka yatambutse, niryo jambo ngiye gusozereza. Uko Imana yaturinze imyaka yatambutse ku migambi Satani yari afite, ntabwo iyo Mana yatwirengagiza. 2025 ndagira ngo mbwira abadayimoni bahagaze mu kirere cya kabiri, bateje umwijima mu gihugu cyacu, bari kwerekana ibifatika kandi bidahari. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, yego, ahubwo Uwiteka aravugana na Zerubabeli. Zerubabeli bari kwiyumva, yego, si kubw'imbaraga, si kubw'imbaraga. Zerubabeli, yego, uyoboye igihugu wantwariwe. Nababwiye ko uyu mwambaro na wambari intwari itazwe, ndetse n'intwari igize gute izwi. Yewe Zerubabeli, umva uko Uwiteka avugana nawe, si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'Uwiteka. Ubuhanuzi bwe buza, numvisha irandirimba ariko sinyizi kuko sinayirepese, ngo rudasumbwa komera intwari yacu, yego, ririmba Kagame Paul, ririmba niba uyizi. Ariko abayizi barayizi. Mwayumvisha indirimbo? Niyo numvisha. Iki gicaniro cy'amasengesho kiri wawe utazi muyobozi mu byubahiro byanyu, kuko ndabizi, yego, abahanuzi aradukurikirana, yego. Iki gicaniro kiri wawe utazi n'Uwiteka wakihazanye. Iki gicaniro rero ni umuriro ukugose mu gihe Satani aguhagurukiye kubw'ishyari ry'abadayimoni batanze raporo y'ibigwi byawe kubwo kubaka u Rwanda. Imana yambwiye iyo tuvuze Perezida Kagame tuba tuvuze umunyarwanda. Ndavuga umuhanuzi. Iyo tuvuze Perezida Kagame ntibanyumvire mu mubiri, ahubwo tuba tuvuze umunyarwanda. Tuba tuvuze iki? Umubyeyi w'igihugu, umunyarwanda. Yesu. Imana yambwiye ngo nimwumva mvuze Perezida Kagame, ndabizi Shitani agiye kumena bya hatari, yego, ariko wamena Satani. Ubutumwa ndabutangaza. Iki gicaniro kiri mu rugo cy'amasengesho atazi kije gukora ibidasanzwe, kije kurimbura, kije kurwana hatarwana, kije gusenya hatasenya, kije kumubera amaso kuko kinaza ntabyo yarazi. Uko cyaje atabizi niko kije no kumurwanirira atabizi. Uri data wa ubutumwa wavuze ubwira ubwo kuri M23, ariko iyo abantu bari ku rugamba bakina na ramforo, ese urugamba barimo go kurwanya karengane bagirirwa bazarutsinda? Ntabwo wabivuze ngo bisobanure neza. Ni hari ikintu ntavuzeho. Imana yabahaye gufata Goma na Bukavu, bagiye kuyifata, yego, niko yakubwiye. Iyi Goma bafashe na Bukavu bagiye gufata. Nibatazamura kwizera ngo bambare imbaraga, yego, ubwo bazaba babuze kwizera. Ariko Imana ije kubaha ikimenyetso cy'uko iri kumwe nabo, ibahaye na Bukavu, yego. kandi ntabwo ibyo bikoreye kubw'imbaraga, yego, bafite, kuko imbaraga Imana yarazibahaye, yego. Nta nubwo ibikoreye kubw'ubwenge, ahubwo ibikoreye kubw'icyo baharanira.
bari mu mugambi wa misiyo ya Yesu Kristo ku isi. Yesu yadusigiye amahoro abisi batagize gute adafite, bari guharanira amahoro ari kwamburwa. Yego, umuturage wa kiriya gihugu aho atuye kubw'akarengane kakozwe n'abazungu bariganya. Yego, umuntu ushobora kumuriganya ariko Imana ntiwayiriganya. Rero iyi Mana yambwiye ngo mbabwire, yego, ikimenyetso cy'uko igiye kubereka ko iri kumwe n'abiri imbere yabo, ibafasha amaboko. Bagiye gufata n'akandi gace, yego, ka Bukavu, ndetse vuba cyane. Ntabwo biri ngombwa ko ntangaza igihe, yego, ariko birahari ku isi hose. Ntabwo ibi nabitangaza n'igihe hazafatirwa, ariko urakizi. Ndakizi, ariko si ngombwa. Imana ntiyantumye kubitangaza, ariko Bukavu nayo igiye gufatwa. Hagize uguhamagara mu gikari se wamubwira icyo gihe kugira ngo agere murari nk'umwe muri bo? Byaterwa n'uwo ari we, nk'umwe muri bo uri ku rugamba. Ni ukuvuga ngo aya makuru, hari amakuru atangarizwa isi, kuko tuba dutangariza abanzi n'abakunzi. Yego, abanzi tuvuza abakorana na shitani, abakunzi nabubaka ubwami bw'Imana ku isi. Umuntu rero ufite intego yo kurwanira amahoro muri Kongo, nta mpamvu yo kutamuha amakuru. Yego, yego. Hari kandi none wavuze ngo hari uduce ngo bariganije igihugu cy'u Rwanda, sinzi ukuntu wabivuzemo, uhita ujya mu bindi utagisoje. Bimeze bite aho ngaho? Ngewe mfite iyerekwa ryagutse, ntabwo iyerekwa ryanjye rigarukira muri 2025. Iyerekwa ryanjye riragenda rikagera muri 59. Yego, rikagenda rigafata igihe cy'abami. Nabyibagiye kuko si ngombwa kubitangaza, ubwo igihe cyabyo kubitangaza bizaza. Imana inyereka uru Rwanda rucibwamo, barucamo. Yego, mu gihe cy'ubukoroni. Utwo duce rero twaciwemo, umugambi w'Imana ntago mvuze igihe bizakorerwa. Sinzi n'umunyarwanda uzabikora, ntago nzi uwo ari we. Yego, arahari ndetse n'amaboko amushyigikiye. Utwo duce tugomba kugaruka. Rero Imana yatugaruye mu buryo bwo kudutuzamo Abanyarwanda. Abo Banyarwanda batuye muri utwo duce nibo bari guhohoterwa, bamburwa uburenganzira bwabo, bakabuzwa n'amahoro. M23 rero iri mu mugambi, yego, w'Imana wo kugarura amahoro mu bari kurenganyirizwa udusozi twabo Imana yagize gute yabihereye. Utwo dusozi rero kubera ko Satani ari we watwaye utwo dusozi, Imana nta ujye uyivuguruza, yaragiye ihatuza abo bantu. Ihatuje abo bantu, Satani abarwanyiriza muri utwo turengane bagiye bahura natwo. Yego, noneho Satani we umugambi we nuko abo bantu batuye kuri utwo dusozi, kuko Satani yari yagambiye kuturiganya u Rwanda. Bagomba kubaho nyine bahunga, babura amahoro, bapfapfana. Rero M23, ndavuga M23 ikinyarwanda cyacu, kuko ndi mu gihe cyo kugishyigikira mu Bunyarwanda. 23 barayibona muri Kongo mu mubiri. Yego, ariko 23 iri mu mugambi w'Imana. Ntago nge mvuga bari kurwana, ndavuga M23 mu mugambi w'Imana. Bari mu mugambi w'Imana wo kugaruza umunyago. Yego, ndakeka M23 simvuze bariyo. Yego, mu kirere cy'umwuka, ndavuga M23 mu mugambi w'iki w'Imana. Kuko iriya M23 na karengane ariko karimo abantu benshi baboneka mu Banyamurenge, ariyo mpamvu ubutumwa bwaje bubabwira gusenga cyane. Yego, n'amashanse katugushimire. Ibyo byose ubutumwa ni bwinshi, kugira ngo ya iminota tuyubahirize. Reka tugusabe utanga nimero za telefone mu masegonda asigaye tukure kugenda. Ntaratanga nimero, abantu bampamagara bihangane, ntago telefone zose ndi kuzitaba. Ahubwo umpamagaye ukambura, unyandikire, utegereze igihe nzagusubiriza. Ntago igihe ndimo ari cyo kwitaba telefone, ariko ndi mu gihe cyo kwandikirwa. Kandi ama message ni menshi, uranyandikira ugategereza igihe cyawe cyo kugusubiza, nkagusubiza. Nimero yanjye ya telefone rero ni 07 86 42 Urakoze cyane. Turagira ngo izo mpapuro ese Imana zikubwiye iki? Batubwiye ko zigomba kuba nta kintu zanditseho. Imana yakubwiye iki? Izi mpapuro rero ni izandiko Satani aturega, ari nazo zafunguye ubuhanuzi bene wacu aho muherereye. Icyubahiro cy'Imana kiri kumwe namwe, zibirega turega, ari nazo zazanye ubutumwa bwagiye butambuka bw'imigambi Satani atugambiriyeho. Rero mpagaze mu bubasha n'ubutware
mpabwa n'Imana ishobora byose. Biragoye ubuhanuzi bwose kubusohora kandi ngiye kuri kamera mafite iminota 30 yarenga ikaba 35 gatanu ifite ikivuga mu bahanuzi. Rero izi nzandiko mbere yo kuzica ndabanza ndirimba akagatero kavuga ngo twarabatuwe rwose rwose n'umwami wacu iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye ku musaraba haturuka iriba rimara inyota twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Rero ndagira ngo mbwire abanyagisenyi mutahe nta cyabaye, sibyo? Iyi nkoni sinjye uri buyivune, uyu muhanuzi w'Imana namfashe ayivune, muyimvuniremo kabiri. Iyi nkoni ni inkoni ibanguriwe igihugu cy'u Rwanda ariko bivuye ikuzimu. Yego mu bubasha n'ubutware mpabwa n'Imana ishobora byose nyiciyemo kabiri mu izina rya Yesu. Yerekane ko yiciyemo. Izi nzandiko ni izandiko turi kuregwa kandi amakuru yaratangajwe y'imigambi mibi Satani afitiye igihugu cyacu. Mpagaze mu bubasha n'ubutware mpabwa Imana ishobora byose. Ndashyigikira abagiye gusenga, ndashyigikira abizera batasenze. Izi nzandiko ndaziciye mu izina rya Yesu. Turatambutse tugeze ku Mana, umugambi w'Imana nusohore mu gihugu cyacu. Imigambi ya Satani ndayivuguruje. Satani azajya hese umwaka nituwusoza mu mahoro. Amashatsi Imana igumugisha. Reka tuzasubirewe tugiye ku butumwa ufite ari bwinshi, igihe byose utatushaka no kuzabona umwanya uhagije tukaburambura. Nshuti muvandimwe waruteze amatwi muri kano katwa tukumwe na mama Chance azanye ubutumwa tukiraho. Yego. Ubu butumwa si ubwo kwihererana. Cyo koza abagugu n'ibisambo babubike, ariko abantu bagira ubuntu no gutanga bafatikanye na mama Chance gutanga buno butumwa. Kuko ku musaraba Munyamurenge turi kumwe, muntu uvuga ikirimi cy'u Rwanda, ubu butumwa ntubwihererane, aho ubona bishoboka ko wabugeza ntubugire ubwiru, kuko nabonye abantu babutanga nkabona imigisha y'abantu iri gufunguka. Ariko umuntu uri bubutange muri we atabanje kwihana ubugome bwo kwanga igihugu cyacu. Yego umuntu uri bubutange agifite umutima wa Satani, umutima w'ubugome wa Satani w'ibintu biri gukorwa muri Kongo, agatanga buno butumwa ni nko kumena amazi ku rutare. Ariko umuntu wifuza ko Kongo amahoro, umutekano, akarengane birangira, umuntu wifuza u Rwanda rwacu ko rukomeza rukagera kure, ubu butumwa butange uyu mwaka uzarangira hari ibintu byahindutse mu buzima bwawe. Yego ndasoje. Urakoze cyane mu Chance. Mvuga mfite ikintu nakubaza ariko reka tureke tebintu zacu kubaza ubutaha. Oya mbaza nta kibazo. Ngiye kubaza, hari abantu usanga mutanga ubuhanuzi gutya akavuga ngo muhanura ibyagaragaye ibyaje kukimutabihano bitarasohora, akavuga ati ushobora kuburaguje, reka mbyimvige muri iyo ntuza urebesheje amaso biri kuba, ukavuga tuko byagenda kose M23 izatsindira urugamba iriho, ukaza ukabihanura. Uwo muntu amusubiza iki? None se ngewe yego ntago naje guhanura. Yego ntanga makuru. Yego ngo abantu bagende bicare babika amakuru. Nje ubuhanuzi bwanjye intego yabwo no gukura abantu mu rungabangabo. Yego kandi abantu bava mu rungabangabo bari barimo. Siko bimeze? Yego ubifata uko ashaka biramureba, bavuga ko mpanuye ibyonzi, aha nta kintu nahanuye ngewe narinzi kuko. Yego nanjye amaso yanjye areba nkuko abandi bareba, kandi amaso yanjye afite ibyo ari kureba nkuko abandi bafite ibyo bareba. Gusa uwo kumva ari bwumve, utari uwo kumva rorere. Intego y'ubutumwa bwa mama Chance guhera igihe naziye ku mbuga nkoranyambaga kuzageza igihe nzahava ni ugukura abantu mu rungabangabo. Habaye iki? Yego byabaye ryari? Yego ese ninde? Yego oya ryari ni hehe ryari inde habaye iki? Ibi bintu biteza urungabangabo. Rero ibi bintu ko ari bine, yego nibyo bimpagurutsa nkaza guhanura. Ukeneye kumenya hehe, ukeneye kumenya ryari. Yego
ukeneye kumenya ninde, ukeneye kumenya habaye iki. Yego. Urwo rungabangaba rero nibaruvemo mu izina rya Yesu. Ryari ko yagize ubwiru uzayivuga ubutane ko atubwiye. None se sindi umuntu ryari ngomba kuyiceceka, ariko inde yiyumvishe. Ibiki byumvishwe, sibyo? Hehe havuzwe. Ryari rero igizwe ubwiru, ntago yabwirwa isi yose. Ucyumva buno buhanuzi wese, ucyumva buno butumwa wese akora iki? Tugana ku musozo w'umwanzuro. Harimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni icy'abasenga iminsi 3. Abo bo rwose barakenewe. Kuko abangaba bagiye gutanga power y'Imana mu isi. Bagiye gutanga power y'Imana. Icyiciro cya mbere ni Abanyamurenge bagiye gusengera Kongo. Yego. Icyiciro cya kabiri ni Abanyarwanda bakunda igihugu, nabo bagiye gusenga. Yego. Ni icyiciro kimwe kigizwe n'ibyiciro bibiri. Abanyarwanda bagiye gusenga turi kumwe muri kino gihugu, n'Abanyamurenge bagiye gusengera Kongo. Ikindi cyiciro cya kabiri, yego, ni imbaraga ziherekeje ubuhanuzi zo gukuramo abantu ubwoba, kuko hari iterabwoba ry'abadayimoni riri gutuma abantu bahagarika imirimo. Uri kunjyana mu buhanuzi riri gutuma abantu bahagarika imirimo, abantu bagakora akazi nabi. Habaye iki? Ubwoba bugiye gushira. Ubu buhanuzi bugiye gutuma abantu bafunguka, abakomeza gukora bikorere, ubuzima bukomeze bugende neza. Yego. Ikigomba gukorwa rero ni uko ubwoba bugomba gushira hamwe no gusenga. Nuko impamvu nkubaje gutyo arege asoza ubanuza akavuga ati musenge Imana ishyikire ibi bintu. Twabyumvishe. Uwumva yumvishe. Twese nta uhanye nawe, nta wagereranywa nawe. Biragoye guhanura ibintu nk'ibi mu gihe nk'iki. Dozikitayi enebitikiya totayi bitikiya. Izi mbaraga z'abadayimoni ndabizi ubutumwa ni bwinshi, ariko bwose sinabusohora. Uburi ngombwa burasohotse ubushyigikire. Nk'uko Pawulo yavuze ngo akamaro k'ubuhanuzi ni ukutwungura, kunguka ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Akamaro k'ubuhanuzi ni ukuduhugura, akamaro k'ubuhanuzi ni ukuduhumuriza. Mwami Imana Nyiringabo, ndasenze mpagaze mu butware, mpabwa dozikitayi. N'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nyemerera mukunzi wanjye mwiza, umugambi wawe mwiza mu gihugu cy'umunyarwanda, muri uru Rwanda rwacu. Uwo mugambi nusohozwe, uwo mugambi nukorwe, kuko uri Imana ifite imbaraga. Genderera buri munyarwanda wese umushyigikire. Mwami Imana Nyiringabo, abayobozi bacu nubashyigikire, power yawe ibabeho, kuko ubuyobozi bwose bushyirwaho nawe, bugaterwa inkunga nawe. Mwami Imana, ariko Satani baraho kugira ngo arwanye ubwo buyobozi. Nuze wirwanirire power yawe mu bayobozi. Nuze Mwami, power yawe, power yawe, power yawe, power yawe, power, 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 power. Imana ireba ikitegereza, itagira hihishwa igihugu cyacu, nkuko wanyeretse igitinyiro cy'umuriro ugota igihugu. Uturinde ibyaza kuzimya umuriro kubw'imyumvire y'Abanyarwanda. Mwami Imana bibagirwa, kubw'imyumvire y'Abanyarwanda bibagirwa. Ibirego bikaba byarakugezeho by'umunyarwanda wibagiwe, ariko hari Abanyarwanda bibuka badashobora kwibagirwa aho umunyarwanda yavuye, ndetse n'aho umunyarwanda ageze, ndetse n'aho umunyarwanda ajya. Aba Banyarwanda bashyiremo power yawe, bahereze power yawe, bahereze power yawe. Yaba ari umugore, aba bagore b'intwari nubambika imbaraga, aba bagabo b'intwari bambika imbaraga, aba basore b'intwari bambika imbaraga, aba bakobwa mu izina rya Yesu. Ibi biza by'abadayimoni, ibi bitero by'abadayimoni turabyamaganye. Ikirere cy'abadayimoni cya kabiri turagifunze. Mwami Imana, izo ntwari zitazwi nuzambika imbaraga, power mu ntwari zitazwi, power mu ntwari zitazwi, power mu ntwari zitazwi. Urakoze kuzamuye ibendera, ubutsinzi burabonetse. Kandi Nyiringabo Imana, igihe cyose hari ikigiye kugerwaho, hari n'ikigomba gutakara. Mwami Yesu, uburyo wakwemera ko
amaraso yanjye yamenekamo kubwo kurenganwa n'abadayimoni kubw'ifuhe ryo gusenya imigambi yabo. Mwami Imana, hari uburyo, hari ibyakubakika. Nzamuye amaboko yawe, icyo nsabiye abantu bawe ni ubugingo buhoraho. Ubugingo niburindwe mu bakristo, buri wese ahagarare aho ugomba kumuhagarika, aho umureba ukamumenya ukamwishimira. Kandi n'abandi bakristo bagomba kumena aya maraso, basenga, bakwegera, batakaza igihe, bigomwa ibyo kurya, barara amajoro, bafatikanya kubaka. Mwami Imana, ubwami bwawe ku isi nubambika imbaraga. Uyu mwuka w'urucantege, vuga butumwa ry'abadayimoni, terabwoba ry'abadayimoni, turarishenye. Urakoze Mana, urakoze Papa, urakoze nyakubahwa, urakoze murengezi. Icyubahiro ni kibi cyawe kuko ujya wumva gusenga. Amen. Amen. Imana igumugisha. Reka tuzasubira ubutaha. Yego. Nshuti muvandimwe uduteze amatwi kandi ukurikiye buno butumwa ku Musaraba TV. Ikiganiro cyacu twari dufite tugisubikiye ahangaha, ariko kandi ibiganiro byacu ku Musaraba TV byo nakagaruka. Reka mvuga ngo amahoro y'Imana nabane namwe kandi imigisha y'Imana ibasesekara n'abanyu bose. Ciao ciao. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ibyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service,